oya subwe inama wirirwa utugira nazirengaho ntabwo nta hantu bihuriye n'ukuri ntabwo ari byo byagenze gute nyine nashaka kubaza nyine ni ikibazo nyine nshaka kubaza urabona we warashatse nyine nashaka kubaza buriya nyine mfite umuntu dukundana ariko biriya bigenda gute kugira ngo nyine ubone umuntu nyine ubone ko nyine muzabana nyine mubibona gute nyine ni gute wabireba kugira rero ngo ubone ko umuhungu mukundana muzabana cya mbere na mbere urabanza ukareba imyitwarire ye niba azakomoka mu buzima bwoko imico afite ibyo yitwara ibikorwa bye uriya mugabo mubona kari ko kwitwaraho ko agukanira hari abagabo badakunda utuntu wajya nk'ahantu utamubwiye ukabona nyine byamubabaje we dada umva se mpamagara mutabaza bitewe ese wagiye utangira n'ikesho yapfuye umusigaye w'imyaka nashize kubera ko utariya nta kintu agacyayi maze ariko se jya ubikora kandi utagiye no kurenzaho ibintu n'ibishaka amazi mpamvu inama zana agacyayi sibyo si kweli ase uracyari mu bikimana kuzanye bibiri kuzanye bibiri ese ntabwo waba uko maze no kucyaha oya winywera icyayi iyo uzanye icyayi cyawe ushaka umugati ntawo nshaka biba bibashye none se meze neza maze kubyibuha ariko ngo waranana nashizemo ndenda gupfa murenda kunyishishiriza ibintu byose urabona amatuza yaraje iyo jezi sinkwera kuyambara igatakara ntabwo ibura ikiza cyagiye ikiza najyaga nyambara mu bintu yacitse ariko usigaye rukaruka ntamenya ko harimo n'ikintu ndapfuye birarangiye ese kingihagiye kingihagiye agiye biriya saha hajya nyumva amazi mwana ntukambaze ibya kingi na nyamwiza ndavuvuze sinzibiri hano noneho ndumva hatuje kabisa na nyamwiza ndumva atarimo aririmba za ndirimbo z'amazamuka uriya arasaza ntukambwira umusaza ujya uza n'umusazi mu bantu bazima ariko we ntabwo ari uriya musaza tuvuge ibintu bisubire bikurikira ibyo mbabara basi uriya musaza agira amafuti ariko ntabwo agira amafuti ntabwo asa n'igatuye kagira ubwe kagasaza ntabwo mbwira ngo ni ibiki hari ibintu bambwiye tubicicirizamo hagati ahubwo ubu nanjye ndabyibuka iyo ugiye kuvuga ibintu nk'ibyo rero ndakwegera nkakubona ese mbwira wiyicisha ikibazo rero nicyo cyawe wambwira ukajya kwicisha mu kintu nagiye muri mudu nziza none ndongera ntabwo ari bumva ahubwo uvuga ngo ni ukuri itangaje udashobora kwizera wakwizera ko uriya musaza urabizi kumwe ufata telefone icokoza ubwo kakabiriti ke kari karaha kari ahangaha kambura urugi kamenetse se wenda byagenze wakitonze atanaza agasanga ikibazo nawe uca mu bintu byinshi vuga ariko ngeze ku ngingo ukareba sinzi ukuntu agacanye mbona muri mesaje afite 500 kuri mobile money Cecikazi ibyo ntabwo bisekeje umva se ndabizi kuri kumva ari ibintu bisanzwe ariko numva nk'iki byacimbanye aha ngaha ntihaguruke nkaza kumuhatera gutya inde sufa cecika nkubwire mwana ibyo ndabizi uri kubyumva nyine nk'ibintu barakoze ibyo nawe nkibona numva ari ibintu bisanzwe wabonye 500 cyangwa wabonye 500 bitewe na pressure wari ufite nabonye 500 ndangije mbona n'andi mafaranga miliyoni 10 kuri
Dada, mubona udusaza dada, mu gashabazi uri iki izo navuga ngo vuga gake uzajya ubona agasaza mu dushabazi ubona agasaza mu tubote twahoze ariko uribona ukuntu usa reba ukuntu usa siko nawe sindanazibona ubwawe izo miliyoni turazikora sindanazibona irangira gutya rero zihari izigakoteza amafaranga ahangaha tubasuye abaganga ifite miliyoni 12 ubwo bitete samu ya byose muri miliyoni 12 njye nkimara kuyabona navuze umutima wanjye ahantu muri sujya ni kuri bya biceri turasa nasekaga nkavuga ati yewe igendera maze nawe nturiho igendera tuzayakoteza ndahizina ry'Imana isumba byose nabonye miliyoni 12 gutya kuri telefone ngomba gukora igisubizo baranyibagiwe uriya mufungo uvuga ibintu bimeze uriya mufungo umva se n'ibiri mbangu ndabizi ngiye gushaka ukuntu mbikora ruzungu uri kubyumva ari amafaranga irafone yiwe nibwe bite njyari nyamira mfite umukobwa wanjye umujene wanjye uri kubyumva njye none bukeye ko ndi uretse se mubwire umujene wanjye ahita nguramo password njye ndabizi TikTok ntabwo ushaka kubona ukuntu nabigenza uri kubyumva njye nzakura ariko nisanga umbeshya ni gutya njye urumva ibyo mani nabihimba ubwo bucucu bro say less mvuga dada say less ibyo birabaye ceceka gwe tazana kumva ngo ariko ibyo bibari bya kutazabunisha ahubwo reka nkubwire before yo gukora ibyo bintu bwa musaza twari tumugerageze ubu ugiye kuzapanga nzira umugerageze umubwire nk'ikintu cya danje umusabe nk'ikintu cya danje rebe ko abikora nabyanga type shit say type shit nabyanga ahubwo reka bamubwira mbanze mwinjirire mbanze ndebe gusha no gusanga we himba ikibazo ushaka kuvuga ati njyewe rwose nakoze impanuka banca amaguru nushaka kuvuga ibiki byose pako bitagaragara ushaka kuvuga ko urukiko rumwe rwatakanye umubwire ikintu cyamutarubwa ati ni wowe nsigaranye ni ukuri mubyeyi mfasha nzakwishyura unamuguza apana kumusaba aya turayarya wowe rekera bamusaba nabonye ako we nabonye ibiceri turasangiye umusatsi umvaho it's okay man nibyo ntari njye wowe humura trust me ibindi bimbaze umufungo tuzawe sibyo ati ibintu nk'ibyo ikindi kandi mbere yuko mubwira ibintu byose banza unyereke umuhungu uri gukunda muri iyi minsi muri gukundana tubanze turebere gutazatuzanira umukwe teye ubwoba umukwe tuzabona tukiruka nta kintu atwaye rega umugabo muri hano mu isura ukabona ko ari umugabo koko ese uragira ngo uzatuzanire ba bagabo njya mbona baba basutse imisatsi wagira nta wamutanyiriza n'umugore nakuri kuba mwiza ari mwiza ntabwo nta nubwo afite direde ni ukuri ntabwo afite direde nyine ariko ntabwo nshaka ko rwose uzabibwira hoya papa wawe ibyo ntabyo namubwira kandi urabizi njye nawe turi inshuti ntabwo najya kumuganiriza ibintu byanjye nawe kandi nizere ko hari muri babyaye baca abana babo intege wenda nta kintu gikomeye arageraho ariko nyine ndamukunda kandi mbona nyine yiyubaha aranasenga nyine ubu ni umukozi nyine azi gushakisha kandi nanjye aranyubaha nyine ni wa muntu iyo muhakaniye ikintu arabyumva rwose kandi nta n'amahane nyine ajya nzanaho nka kwa kundi ushobora kutumvikana n'umuntu ibintu runaka nyine ngo ubone yakuzanira amahane ni ukuri nyine mbona nta kibazo cye dore ahubwo dore n'ubungubu dore ntibabihisamo umugabo ariko none se agira bizinesi nako ibyo ngibyo ntabwo aba ari ngombwa buri icya mbere ni urukundo niba umukunda nawe ukabona agukunda akaba noneho hari na byiza kuba asenga ari umuhungu ujya mu rusengero agasenga buri ikintu cya mbere kibaho no kubaha Imana niba ari umuhungu ujya mu rusengero rwose undi umva nta kibazo uri kumva ukaba umukunda ntuzite ku cyo ari cyo cyose ngo afite amafaranga cyangwa nayo afite niba ari umuhungu ushobora kumva ko agukunda icyo afite mwagisangira uko cyaba kimwe cyose uwo ni umugabo ahubwo munyereke ndabona
mfite amatsiko yo kureba umuhungu wakunze pe. Ni mwiza ntukine. Ni mwiza nawe uranzi ntabwo nakwisondeka. Se kumbe niyo mpamvu urara kuri telefone niwe mu muvugana. Kandi mba mvuga gake mu mutanyura. Ariko nabwo wongorera. Ntabwo mba ntagize birango mvuge gakeya. Mwe kumwumva ariko bikanga bikananirana. Bite se kuri kurungu? Babuja. Uzika ko wanumye. Mbabura wimbabugire icyo cyokeye n'ukuntu twagira kumbangamira. Gashoye tuza. Gashaka wajya umesa kuko ariko mbwira. Tuza gasho. Babuja. Bariwe mu n'igicucu nabonye ha. Babuja. Uza mukubona wabona kurikiye uranina. Numva. Namukurikiye numva. Abantu agendaga hose mukurikira. Yateraga intambwe ku yindi. Ariko abantu byancangiye. Yeze mu nzira mucubuza agakapu yari afite. Penda kamwe ndagenda neza. Ariko ngeze mu nzira hari nyine itsinze kubona abantu baraje. Babasore bari bagize muri bane. Kureba hejuru. Mfite ubwoba. Bagira muri bane. Urukumva ibyo bintu. Baramfata hafi no kundiga bambwira ngo nongera guhura. Wowe tuza umbwira utuje ukuntu uri kwagira. Gashoye tuza. Barambwira ngo nongera ngo guhotera ura muhungu rica dura w'igikara waje mushyashya ngo bazanyica. Gusa abantu bameze bate. Uri murambeshya sibyo agakapu wagatwaye wakajyana. Ese mabuja nakajyana nk'amareshi. Gasho. Mfite igikapu navaye igicumbi. Kinini ndetse usikana akamareshi. Gashimi twanda yizi. Ubusi ibintu cyo korana mu Rwanda byo. Abo bantu se nabaye bari bameze bate. Uzi ko namanyanga ngira. Barangije. Barangije nibo baraniga barambwira ati ura muhungu Richard. Nongera kumukora n'umunsi n'umwe ngo ndamutuka ibiki n'ibiki. Ngo bazanye bazanyica cyangwa. Gasho ntabwo nkunda imitwe yawe. Gasho Gasho ntabwo nkunda imitwe yawe. Sinakubeshya. Nawe uranze neza. Muzi hese ko muzura umunyamitwe. Bose ubwo babona. Uze kuno minyanya bagarujana nkarigo. Ukarabunyo bwamaza nkayago. Ubwo sura bakara kapuka muri. Kandi tubaye neza urabizi ngo arikeri n'imwe. Abo se mabuja. Amafaranga twavuganye ngo uzashaka indi mitwe nyiri kwesha ukamukureho. Uko ni wa mukobwa niba yambonye simbi yawe Imana yamenye. Uko nyine ahubwo nta n'isoni ufite ngo Ora niba mfata abakare wanumye. Ndetse nshaka kura akazi kanjye. Yenziranye nawe. Mfite ingurube. Je panga iki nawe uskuri umusazo akuri igicucu umutwa. Gose wavuga ngo iki? Nabako wanumye. Nagutumye iki ngewe? Hari amashusho ufite yuko nagutumye? Aha nzabivugurize ngiye ko numwizerwa. Hanyuma ukabushaka se. Ngambe. Amafaranga yo koza igihombo. Ako umutwe wawe uyu mutwe yawe arumva uwo mutwe wawe uruzuye. Ubundi se wambara ibi bintu ukagira ubwenge. Ibyo nagutumye se biri hehe? Twavuganye nguki? Ndimo mabura ari igikapu n'ubuzima bwanjye koko. Ngaho watabaye ubuzima bwawe imbere. So watabaye ubuzima bwawe ni amafaranga washakaga ngagenda. Ngandebera amafaranga yandi yo. Nyo kurebera hari amafaranga wamaye wowe. Wese nzabivuga no. Kavugira idahiye ka igishundira ibirenge mvi imbere sama bihero. Gakora ko mubwire. Ibyo narigiye. Ko gisa. Mutwe rubi. Warugiye se nyine. Gashire kamubwiye ni mutwe. Ubwo bwo ufite ntabwo bundeho kuko ndabiziwe n'imitwe yawe. Abo bantu se bagiye kubikwaka babikwatsa. Ninde se watwumvishe? Ninde watwumvishe ndi kwikubwira? Ndabizi neza umuntu yavuga ko ari gukumbiriza. No wese ko naje nta muntu ndi kubona. Ubwo ahubwo ni wowe.
niko ndi gusura numva mu kibuno ndi kubabara ko Urwaye amahembe. Bisuze yasenyita. abongera Richard ndamukeka Umukeka y'iki? mwese ni gute abantu b'ibiraba mpare bambaye nk'imbobo bafite ibintu bintu Uriya se ubona atari imbobo wabonye atari imbobo yaje muri uru rugo. uriya mu rumogi Gereka mu. aburuka mu bwenge niba birebire nzagutanga njyewe mfite ingurube nawe Gafi imbere nyine wa mabyiu. Genda nyine. Genda. Ubundi najya kugutama ndeba he kuri igicucu wowe. Uziko nanjye wandebe. Muzabite. Eze neza cyane cyane. ariko urimo uragira amabere nk'ay'abakobwa. Oya, tuza muze Kigali turarya. Nituze bagita ituze. Ituza rifite inkoko. No, ngo iki? Inkoko nese nta moko ugira. Oya ndabona yahagaze nk'abakobwa reka kunyaga. Akubwiye ntamboka rwose nk'agaze. Aze banza wumva ikibazo cyawe nawe nabonye ugira nuzazaye nka wa muhungu wawe n'ubundi Namara zagara nyinshi. None se ubwo zagara bishatse. Zagara ugura byumva? Oya. Ibintu by'akavuyo, by'akajagari se ntabwo byumva. Kujabiri. Kujabira. Nuko Ako ntabwo ujabiriye siko mvuze. ni humura. Ntabwo ari Ariko nanjye buriya ni urubyiruko. Nanjye natera imburage. Nimburage. Natera burage. Natera burage humura. Warumpamagaye. None se ahubwo mu rugo bagufashe neza ntari umeze neza nta kibazo. Umeze nk'ikibwa Nyamwiza nta gusimbuka. Reka reka. Buriya we namenye uburyo mutwara. Buriya iyo umuntu ari idebe uraceceka yaba acecetse ukabidebe. Humura rero bamfashe nk'akabwa gaturiye ibagiro. Kumera neza ameze neza. Ko umuntu wese witangiriye itama bene se yapfuye cyangwa wapfuje. Bahetse nka muze urabizi. Hari urwaye bari wambona muri situation se aje kukubwira ntabwo bizi mu bintu nk'ibi ngibi by'iki ariko nakubeshya mfite ibibazo pe. Ntabwo nakubeshya mfite ibibazo. Kandi ushatse wanyuma. Mwana mama se ugira ngo ibibazo siyo mpamvu ngira ngo n'Imana yaturemye kugira ngo tujye tumenya n'uburyo tubicamo. Si byose n'urugo twafashanya nk'abanyarwanda. Turabavandimwe. Inshuti nicyo zimara. Ni inshuti yimenya mu makuru. Urumva se no mu musenge nashaka gusaba kandi muzehe wacu ubwo nubwo ubona tuba tubahanga tugira tubana n'abasore bageze mugira isoko. Isoko mugiraho wasona. hari umuntu wanjye rwose wo hafi umuvandimwe ufite ikibazo gikomeye cyane ararwaye ararenze ameze nabi ngo ameze nabi byumva ushatse wamfasha rero ukangurira nuko ibihumbi 100 byonyine kandi nzakwishyura nzabikwishyura njye ndo n'ukuri ukabinguriza afasha umuvandimwe dore agiye ameze nabi umve ngo twabuniko buriya urakaba umukene mu mufuka ariko ku isura ntugaragare nk'umukene. Buriya yashimye ko Imana yansize igikundiro n'amafaranga. Urareba ukareba ufite ubushobozi bwo kwihumba 100. shamuze mbabariye none ikinyabupfura cyo mwarakivanze shamuze. Umva nyine njyewe rega icyo utari kumva njyewe ayo mafaranga uzaho nayo nzakwishyura nzaguhereza amatariki nzayaguhereza uko mbikubwiye nyine nuko nguko wafasha ugatunga utwo dufaranga afasha mwe apfe ko ngomba bagirega buriya urupfu ruhenda kurusha umurwayi. Kuko bacukura imva bagahamagara abantu bagatekera abantu buriya umuntu akarwara mu mwanya wo gupfa. Hanyuma rero mwana wa mama bavuga ngo gucuma isi ntoya ntabwo ako nyinini. Urumva yewe no kongera icyizere cyo kuvuga ngo amafaranga nkuko mbonye ko wenda ejo n'ejo bundi nayabona. Ariko icyo kibazo nanjye mbonye uyamba rwose nabona uko mbaho muri iyi Kigali nakubeshye igo buriya nuko Imana yadusize amavuta umuntu akaba yananyoye ishyushye akiri muto yagira inzobe bakagira ngo afite amafaranga. Nanjye uncuritse haguye imyira amafaranga ntayo muri bwo muzenyime amafaranga ndayakwimanya afite muhise mwanjye rero ko hafi muze twagwakire neza ntabwo ubanye neza natwe muze ntabwo tubanye neza ibyo si ibintu uzi ko unyime amafaranga uduhumbi 100 kamwe kugeza ku 100 ko numva tugira duke nkaho dufite muze kumbira kuyafite wambabaje ishwida ngewe ntanakubeshye noneho muze wagira gutare ukareba ukavuga ati ngiye amafaranga nayo wenda ibyo byaruguhaga kwa kera umuntu ngo rahira ngo ndagapfusha mama itagapfa se n'umuhago irabyo kuvuga ngo hari umunyago warahiye ngo ndakabura iry'iburyo. Muzerekera ibintu by'amagambo menshi ngewe mbabariza okay muri iki base ngwereze ngwate ingwate si ingwate ngende leta ukanguriza amafaranga igo nyafite nayaguha kandi uri umuvandimwe buriya kingi yambwiye ko umuranye n'igihe
ndakagupfusha nyafite nayaguha ariko ntayo ngo bireke kandi humura kuba nkumviye ubusa byo ni kimwe ariko muze nura ko nta kintu bumariye kandi uri umubyeyi kuba nkumviye ntuzabyara ibaza umwana wabyaye wumvisha ngo ari mu bitaro muze ukanya amafaranga 100 do n'ukuri Imana ntakiza suyanjye ihangane ibibazo bibaho kandi buriya ndabizi ko hari buboneka igisubizo kandi no kuba nkumviye ubusa byo wihangane ariko nanjye nyafite nayaguha ubu nakwima ikintu ufite unyikoresha iki muze nta kibazo reka mubwire sibyo niba utanabishaka bireke ariko ubwo ngubwo wumve ngo nanjye muri aruko ntabwo tuzongera kubana oya nta kintu bumariye namba bireke nta kintu ariko ntacyo nta kibazo umuntu wese agira ibibazo humura birashira humura rwose humura oya nuko namenyereza nabi ntabwo uri imfubyi ngo nyoko yarakubyaye umugorere adusabye cyangwa icya kigo kigaburira impunzi uragurira ngo ndakubyaye Gashu ako witabisha amaguru Gashu mabuja nkunda bite uri gukora iki ndimo kwiborosa Gashu ujye wiborosa ko ubeshya abantu mva ngavumba nta kibazo nayibonye bumbe wabonye nese Gashu umeze ute meze neza pe ndashimana gendaze nakata ese na wundi mwenda ugiye utayigiye ufashe Gashu ngiye ku isoko sinambara yashati abuja yamaye nubwo ndi bimbangamiye ibyo tubireke rero Gashu siko njye nawe tubamenye neza turakundana njya mubangamiye n'umutima wanjye nawuguha ariko agiye ko kubeshya ni ukuri kw'Imana mutonya nawuguha okay nta kibazo urizi neza ko nta kintu gito ngo gikwiye nawe nta kintu wanyuma wisaba ikintu wasabye ndetse nakigusaba okay nta kibazo rero kamusabira ikintu Gashu urabona uriya muhungu ngo ni Richard ndamubona nta muhungu rero afite impamvu ari hano sibyo kandi uriya muhungu turabona ko ari hano ari hano nyine kubera impamvu nibyo ndi kukubwira tujyane neza iyo mpamvu wayimbwira kugira ngo tugende mu murongo umwe kurumva hari serivisi nshaka utangiye kunaniza rero kandi ubizi njye nawe ko twumvikana hari impamvu ari hano uri kumva rero reka musure ikintu kwinjira ntukamuvunishe cyangwa umubwire nabi mbona umubwira nabi ukamukoresha ibintu bitari ngombwa ngendera n'ibikara cyane buriya nuko nabikubwiye ndetse wowe uri inzozi wenda igashuri ntawe Gashu undi warize ndwara ni iki okay basi ndakwinginze ndabigusabye afite impamvu ari hano ibanga iyo mpamvu n'ibanga ntabwo ari mbi ariko nzarikubwira we niwitwara neza nzarikubwira cyose mbona wanamenya ibanga usundi uwogira ibanga yewe ntari bitsi na n'inyoni yabyumva we na gatoya Gashu mbara amagambo yawe ndayazi gusa ariko ibyo bintu urabinyemera uzabikora ibikiyaki ndashobora kunanira ntabwo nshaka uriya muntu uzajya umukoresha cyangwa se ukamubwira nabi jya umubwira neza kandi uke kumukoresha nshobora wongera urankunda niba ntazamuvunisha nzamura njyenyine ubwo nyine ntabwo nkunda uramunutishije Gashu ataraza ntabwo wabikoraga ntabikoraga ariko yaraje neza uzayigura akantu rero twaje kwa plan nta kibazo wepfa gukora ibyo nakubwiye uzamugara ibwiye amafaranga uzamanza nzamutekeye icyo mwitombeye ya mabuja nundi se yambwira njye koza iriya mbwa dore nabonye yihisweho
ntabwo binzana ibintu byinshi ntabwo nshaka kuzajya umutekera icyayi imbere ya mabuja ntabwo nshaka kuzajya umukorera ibintu byinshi wapfa kutamenya My reason